so wabonye bari tazari dance mperuke nko bagira gutya ngo ni kutumoko akahano nakahano wasoberekeranyije ubundi ugakubita gutya niyo mari tazari akaranya ngo kisebetse ngo ikigo kirukanye burundu abana 5 barebye amashusho ya Baritazari. Ngaruka ziracyakomeye zivuye kwa Baritazari zigeze zavuye kuri Baritazari zigera ku mugore we zigera ku bana none dore hari n'abagore bapfuye biyabuye urumva none zigeze no kuri aba bana 5 si Baritazari. Ariko reba kuba ndi umubyeyi wawe ukazanya na yimbwa ngo banyirukanye bakwirukana iki? Narebye video za Baritazari. Ni nko kumujya muri gereza bakakubaza tufungiwe iki hari video wakana ngo kaje ngo kanje imbere ariko hari abantu bavuga ko Baritazari yagambaniwe kuko Baritazari burango yitwaraga neza byamuhaga n'amahirwe kuba yayobora igihugu yego. Ariko se mugani gutatitwaraga neza abo bagore 400 bahuje kigaragare ko nyine umuntu uzi no kubana ahubwo hari n'abavugaga ko abagore ari nkaho baba muteza. Kongeye gusuhuza ukurikiye Daily Deets official. Hari umuntu uri kutureba afite imbeho. Iki gihe ni kibi, igihe cy'ubukonje kavura kari kugwa buri mwanya. Ba bantu botsaga runonko asigaye yotsa runonko yabigitangira kugira kwa kundi babagiye kuri imvura ikabiguyemo. Gusa runonko hari inonko ziba zifite imbaraga. Bosco baciye no mugani ngo umwijuto w'ikinonko mu meshi kugira ngo imvura nizagwa. Ndabyumva. Ikinonko se cyakijuta imvura yaje igwamo rimwe runonko y'itigiti kandi bura hari abahinzi babitungiwe na karunonko cyane. Akaba afite agasupa deep wo mu cyaro akafite agasupa deep kaba afite mu murima ubundi sayina gahita kubitaho ashaka ikinonko n'imwe agahita ashiraho ikibatsi. Ako ni uburyo bwiza urumva guteka vuba kandi bitakugora guteka vuba kandi ukanakora akazi bana hazi yarangiza saa 6 agahita akubita runonko agahita tonora ikijumba akarya na kasupa deep kubitaho agahita yongera agasubira mu murima cyane. Kuba tazi gahunda zo guhinga burahara abana batazi ibintu byo guhinga rubizi ngo abana b'i Kigali umurongo munini tazi guhinga icyari cyo n'ibiki ngo abana b'i Kigali ngo babonye igisupusupu ngo ntago babonamo umuhanzi ngo babonamo nk'umupfumu mu kubera biriya bintu abafite akubita no kubona aba yambaye kandi biriya bintu abantu bareba amafilimi cyane hanze n'abapfumu bameze kuriya nyine uko babihaye ishusho nyine hari n'abana baba batazi guhinga gutyo. Hari umwana ari umwe babajije ngo uzimbagara abo bigeze kubaza ikibazo ngo uzimbagara hari niba yarababwiye ngo babirya ngo iki niba ngo babirya none ari umwana iwabo bagiye mu cyaro bazana amashaza urunyogo bararuzana urumva ngo bagitangire kurutonora umwana barirutse bati se bigenza bite tiza amashaza muri kuyakure tari amashaza muri kuyekora biramutanga yarayazi amashaza mwana Kigali berwa amashaza bera baba biza ahubwo batazi byose wagwanye bimeze bite bivaye burango hari n'abana babazi ko ngo amata ava ku igare cyane nabo barahari akibazo turi aharumva none ari n'umwana wo mu cyaro ngo taza umuvunde sha barabajije ngo uza umuvunde ngo wapi narababaye mu cyaro cyakure cyangoma mbwira nk'umwana w'ikirwa kubataza umuvunde ibyo bintu birashoboka. Ariko hari ukuntu abantu bimuka bakimukira ahantu kandi yaravukiyeyo ni wabo yavukiye yakurirayo ngo ntaza umuvunde nigizaga nkana. Hari ukuntu abana bahurira ku ishuri
urumva bakaniyemeranaho. So wabonye bari Tazari dance mperuka inkuru bagira gutya ngo ni kutumoko akahano n'akahano basoberekeranyije ubundi ugakubita gutya niyo muri Tazari akaranya ngo kisebetse hari abantu bari kuyikora indabo nyinshi za bari Tazari yegera buriya ngo agakora hano n'hano zirashaje. Ubu hari abantu bari kuyikora uze kureba bari challenge za bari Tazari dance n'abasaza bayigiyemo hano rero ngo ikigo kirukanye burundu abana 5 barebye amashusho ya bari Tazari. Ngaruka ziracyakomeye zivuye kwa bari Tazari zigeze zavuye kuri bari Tazari zigera ku mugore we zigera ku bana none dore hari n'abagore bapfuye biyabuye urumva none zigeze no kuri aba bana 5 inose cyangwa oya ntaga habari ngo mu ishuri ryisumbuye rya Lisedo Kamangara mu mujyi wa Lungu muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo ryirukanye abana 5 bibaziza ko barebye amashusho y'urukozasoni ya bari Tazari. Bayakuye heza amashusho ya bari Tazari nire nose babazizaga iki nabonye ngo umusheri wagiye ku mudije ati ma video za bari Tazari maze umudije ati se ko mu disk band ati se ko storage yawe yuzuye turabigenza gute utwo turimbo twa Israel Mbonyi n'utwa Vestine na Dorcas aka gospel kose uri bubonemo kuramo hera ruhande usiba ariko umwanya bari Tazari uboneke kirirahaye amavideo ndayakira kirirahaye amavideo ndeke n'cyane ukibaza aya mavideo agiye kuyakoresha iki telefone arasiba hafi gusiba arasiba na numero z'abantu zifata storage ari kuzisibye bugabanya shakira bari Tazari umwanya yarakoze bari Tazari yakoze umuta ahantu henshi ngo bari Tazari ebanga engonga kabisa ni legend ase utukomeze tuvuge ngo aracyari ni muri legend nyine akaracyari legend bari Tazari asaracyariho hatabahose ese yarapfuye muri gereza si muzima amakuru nabonye noneho akantu bakoze bari Tazari ari gusohoka muri gereza abagore bakikije gereza baje kumureba nyine ni kwa kundi aba influencer bakora utu nyine kumwe bakoze nk'ahari utumemes noneho abagore bari ku ruhande n'abandi bari ku rundi ruhande bari Tazari asohotse nka legend yifashe gutya abagore bari kugenda bamukomera amashyi yakomye abantu mane kandi hari n'abantu bavuze ngo abagabo bose bameze nka bari Tazari usibye ko bitagaragara ariko nta mugabo n'umwe utameze nka bari Tazari n'ukuri ariko kugira ngo wemere ko nta mugabo n'umwe utameze nka bari Tazari n'ubu uhagararanye n'umusaza umukobwa wambaye akamini kagera hano akabacaho ukabona ntahindukiye gutya ibyo bintu bikakubaho ku basaza 2 ukivuga ku kwambara akantu nk'ako ngako ejo bundi hano ejo aho inyuma muri gisimenti umukobwa agira atya rero yambara imyenda niba yari yambaye niba atari yambaye pasuwa iva ikageramo hano nyine hano hari ikindi kiboro kimanuka kigakora hasi n'ikindi kikora hasi na twa dupira two bambara uko n'igisuko kigera hano hafi mu mavi anyuze ku bantu abanyarwanda ndabakunda buriya aturi kujya hehe muko wambaye ibyo bamubona seriye reka izina ry'Imana baramuhagarika ati nta uri burenge uri kujya he wambaye ukongo nyine yarakabije nonga ati mako we ushaka ukuntu ibyo paso wabizirikiranye cyangwa uca ku mutayire baramuhagarika uca ku mutayire acisha afasha n'impuzu afatisha umukobwa yasubiye arahagarara ati nico style we genda bacisha mu ndodo ugasanga umukobwa agiye kwa Karori Karori agize gutya atabibona ngama mbwira abasaza urango bari ku murongo imbere mu gukunda utwana
none se ari umusaza ugikunda igikecuru? niko kuri abasaza ko ntacyo bavunikira, amafaranga benshi baba barayabonye, baba bayafite. hari umukobwa uyumbwira ngo mfite sogokuru noneho mushya. Ibaze ko umukobwa yemeraga kubonana na sogokuru, nawe kakabikubwira shana nta soni, ngo mfite sogokuru mushya. Si ibintu bisanzwe, rega nk'umuco usanzwe ubu ngubu banza byarabaye nk'iki. Niyo mpamvu n'abasaza ngo Balthazar yahoze ayoboye urwego rukora iperereza mu byaha bimunga ubukungu bw'igihugu cya Guinea Equatorial, akaba aherutse gushyirwa hanze ubwo amashusho y'urukozasoni asambanya abagore b'ibikomerezwa bagera kuri 400. Umwe mu bayobora Lycée de Kamangala yasobanuye ko abanyeshuri 5 birukanywe burundu kubera ko barebye amashusho y'urukozasoni ya Balthazar mu gihe cy'amasomo, ndetse ngo na mwarimu yari imbere yabo arimo kwigisha mw'ishuri. Kandi reka mubwire mw'ishuri buriya abanyeshuri n'akabajeni n'abajeni bose ukireba akantu kake kujye kumera nk'agatsi inkoni irahagarara. hari ngo n'abareba ikibuno cy'umukobwa bikamera nabi. none reba wabonye igikorwa ubwo mwarimu yigisha kandi bamarije kumera gutya, ntago nta kintu uba ugitekereza kizima. Concentrate ntago ibirimo neza, uba ufite igice kimwe cyawe, uba ufite ibindi bintu uri kwitegereza. utangira kureba ku twana hirya, akicaye nabi. nuko abana nabo mwarimu ari imbere ari kwigisha, abandi nabo ishusho barimereye nabi. ko ni ikibazo. Ngo yavuze ko barebye ayo mashusho muri telefone y'umwe muri bo yari yayizanye. Ese ako bari mu makosa yahe? Sibyo n'ibiki bari kureba amashusho mw'ishuri na telefone yiwe uyizaniye. Uburezi se bwamarije kugera, abana basigaye bajyana telefone mw'ishuri. buriya ngo muri 9 years nako 12 ugiye gusaka abana utasanga na telefone nubwo zitaba zemewe, ni bakeya cyane. baba ari nazo kuko mwarimu azarwana no kurangiza ya minota ye ngo yigendere. Ibyo nibimureba byabaye nko muri university cyane. usibye ko baba bambaye uniform, wenda nicyo wavuga baba bakaniyeho wenda bafite n'agapara wenda. nuko mu cyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize cyateye impaka mu bayobozi b'ishuri, ariko birangira abana bahamwe by'intangarugero. kwirukanwa harya burundu, renvoyé infinitif. tazarabakoze sibari tazari. ariko reba kuba ndi umubyeyi wawe ukazanya na yimbwa ngo banyirukanye, bakwirukana iki? narebye video za Balthazar. ni nko kumujya muri gereza bakakubaza tufungiwe iki, hari video wakana ngo kaje ngo kanje imbere, ufite n'ubwoba bwo nta nubwo uri gutinya kuvuga iki. oya ngo akana ngo nukuri ngo nanjye ntiyari ngo kaje ngo kamagarara imbere. Nubugora iki? Uribukaniwe iki? Tekereza kujya gusobanura ati bamfashe ndi kureba. Nuko ngo aba bana bose biga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye birukanwe hagendewe ku mategeko ya kiriya kigo agenga imyitwarire y'abanyeshuri. Cyane byarakwiye gukurikizwa ariko kwizina ku mbuga nkoranyambaga izina Balthazar Engonga Ebanga iracyavugwaho kubera amashusho ye yagiye hanze asambana n'abagore batandukanye. hafi 400 nako ni 400 si 400 burabuzuye. ariko hari abantu bavuga ko Balthazar yagambaniwe kuko Balthazar burango yitwaraga neza, byamuhaga n'amahirwe kuba yayobora igihugu. ikindi gihe nyine igihugu yego.
ariko se mugani gutatitwaraga neza abo bagore 400 bahuje bigaragare ko nyine umuntu uzi no kubana. Ahubwo hari n'abavugaga ko abagore ari nkaho babamuteza. Akabamutega gute? Bande bamutega abagore 400? Abayobozi kugira barebe se ati rega bari Tazari yayoboraga ikigo gikomeye. Burya ari kubana perezida. Iperereza ku bukungu, ikigo gishinzwe iperereza ku bukungu n'ubusugire bw'igihugu. Mva nkubaza ikibazo. Tubyita yuko bari Tazari kuba yarakoze kiriya kintu cyo kugira abagore 400. Ibyari ubushake bwiwe ntuko suko watabishakaga baramwoherereza agateka. Kuba bari Tazari yarakoze biriya bintu harimo gukunda akanyama, yego, harimo n'akantu ko kugira kugambanirwa kuko none se ko amashusho bayafashe ko yayafashe bakimara kuyabona bo kubera iki bayashize hanze. Mugani none n'ikintu kirimo kibazo aho hantu. Nanjye nibajije ukuntu gute amashusho y'umuntu yambaye ubusa ubundi bisanzwe bizi ko za uploading ahandi hantu sibyo ntago bijya public no kuri YouTube ntibabyemera. Uri kubyumva ugasanga video zabaye nyine za hantu hose ziri no kuri Twitter. Noneho akandi kantu kuki amashusho yose yagiye hanze iya mushiki wa perezida yitagiye hanze yo ntiyasohotse kumvikana ako se mugani ubwo ntiharimo agatego. Bari Tazari legend yaragambaniwe. Legend ariko ni legend ku kiburiye kwanu kaguriye aragakunda ni challenge. Oya ariko ni cyo kibi kimbuga rero arawaye gakono gabana menya ngo ikibazo cy'abantu ibintu babigira imikino neza si imikino. Uburi Tazari ni nari gukora mu bantu ntabwo byoroshye nk'abo bana batashye kubera bari none se baziza bari Tazari bizize ako se bakoraga ibiki ubundi nose ako byaturutse he byaturutse imbuga zarabyasaje nyine biba ubu mbese n'umwana ushobora kuvuka ubu ngubu tuvuge ashobora kuza wenda amenye mu ubwenge inkuru ya Marita zarakazayumva akajya gushaka nawe video. Ariko ibi bintu nibyo biri gutuma abana bagira bashyuhaguzwa. Nose nihe bari guhisha. Kera twabaga tuzi ko umwana ava mu mukondo tukitonda paka dushatse cyane dore ubu nanjye ndacyazi ko umwana ava mu mukondo. Nibyo se hari ahandi ava hari ahandi waba uzava ngenzi ko uri umwana ava mu mugore ava mu mugore nyine mu mukondo w'umugore nibyo ahava hose twe nuko batwigishije. Ariko abana b'iyi minsi ibintu P6 barabamwigishije reproduction nayo tayiga. Ubu tuvuge ko utanye mu ishuri nafata telefone arajya kuri Nuzi ahita ajya kuri TikTok oya X avutaranga akimara kugeraho ahita kubitana n'icyitwa video yabona ukuntu basaze natariko biriya bintu sibyo babikoresha ati kangerageza nanjye wagerageza nkareba gusa sibyo nyine sibyo. Izi mbuga zigiye kugira abantu mbata burundu nyine hari umuntu uri kubura telefone iminota 10 bikaba ibibazo ayo kangutere story y'umwana umwana ngo bamuteye inda ku myaka 16 bamujyana rero mu rukiko ngagiye gusobanura 16 umwana ku gisore kingahe 24 ndabyumva bati byagenze gute mu rukiko ngo njyewe ngo murebye
ngo nari ndyamye umukobwa ngo amaramamagaye ngo ndamufata ngo aramaza ngo none se ngo wakarabye ngo navuga ngo wapi ngo genda ukarabe ngo njya gukaraba ngo nyiza ngo wagira ngo yari yabimenye ngo arongera aramamagara ngo none se wambaye navuga ni wapi atambara atari kwambara agakanzu koroshye ni wambare n'akenda k'imbere. Umwana abikoze gutyo niko yamubwiye arayira ati se uriye moto nako aho hafi hari abamotari ati genda umumotari tuvuganye. Urumva aragiye ageze ku mumotari tigeza uyu mumotari tavugana n'uwo bavugana abaraje ngo aje ngo ageze aho avira kuri moto umujene abaje kumufata nkamufashe ngo baramanuka ngo bagere mu nzu yari inzu ya chambrette. ndabyumva urumva materi umukitse umuganiriza yicaye kuri matera ngo ariko mbere yaho abanza kumuhobera ngo mu by'ukuri ngo yaramobeye ngo nanjye ndamuhobera ngo ariko ngo ngiye kumwiyaka ngo numva yakomeje ngo nanjye ngo ndabyihorera ngo numva atangiye kuzunguza umutwe ngo azunguza umutwe aramureka ngo azunguje umutwe ngo nanjye ngo ngira ngo arashaka kumpa imisaya ngo nanjye muha imisaya ngo birangije ngo numva yengamishije umutwe ngo aba yafashe umunwe ngo wafashe ku wanjye ngo ndangije ngo ndamwiyakane mu izina rya Yesu ngo arangije ngo arongera ngo aranyegera ngo barongera gufatishijeho ngo numva ikiganza cye ngo kiramanutse ngo ku mwanya w'ibanga wa mbere hano ngo hashize akanya ngo numva n'ikindi ngo gifashe ku mwanya wa kabiri ngo ndangije ngo numva nangiye guhina none si cyo rero umva se ntiyamuhaye umwanya ngo numva nangiye guhinduka muri njye ngo hashize akanya ngo numva ukuboko kumwe ngo yakumanuye ku wundi mwanya w'ibanga mu rukiko mu rukiko ngo hashize akanya ngo yari yaje kundeba yambaye agakabutura ngo numva ngo twaryamye ku buriri ngo numva ikintu kinyinjiyemo ni umwana nta bwana ni umwana nta mwana ni umwana na wapi ibintu yavugaga se umujene yahise yiregura nawe ati bwana mucamanza nasanze atari isugi ku myaka 16 burakana ufungu ku bantu ngo babizi bajya babikora nge simbizi ngo buriya ngo kwanga kana ngo katarabikora ngo nakabikoze ngo batandukanye ndi kubyumva umwana ariko ngo umujene ngo kimara ngo kugira ngo yumvishije ngo n'ubundi ngo ari mu gikari avuga ati tu buri gikari gisuhurizamo buri wese usanga ngo hari abantu basuhujemo ako n'ukuntu yamwatatse nta kumuha agahenge kiki amuvana kuri moto bakinjira mu nzu hano no kugira hano no kuvuga n'iki ibiganiro n'inyuma y'igikorwa turaza kuba tuvugana ngo rero ngo nyuma y'ukwezi ngo natangiye kubura. ako ni ikibazo mwana hari n'undi nzi 16 ni mike cyane ni mike pe kandi yarasanze n'ubundi barakagize ndabyumva ariko kutwita ako jamani nitukirengagiza muga n'ibibazo nuko bimeze kwa barahari se n'ababyara kuri 15 hari gari n'abakobwa basigaye bakura ufite igikuriro cyane ukabona yarakuze ukagira ni mukuru kandi kugira ngo afite nka veni kandi ari umwana ako mwirinde ntabwo tubashishikariza kujya muri ibyo bintu bameze nkanjye bamere nkanjye neze ko ngo bamere nkanjye ngo nyine nta bamere nkanjye njyewe titonda iki njyewe banangira ubuhamya njyewe ukize ko umwana ava mu mukondo nyine ntukigire n'utwo n'udukuru ngenda mura natwo hanze gusa ntabwo ari ibintu bizima ni ibintu byo kwirindwa buriya kubihubukira ni ikosa
urabizi Nusa mvuga iki ubu si imyaka ubwanwa buraje ariko birazi uriya kamubwiye tujye tuba honete wenda bifashe n'abantu biriya bintu kubihubukira noneho ku bana ariko nyine sinzi impamvu biba biri no kwiyongera kuko n'abana nabo bashobora kuba bari mu bitera atari abahungu gusa akana karagushotora atari abahungu ngo mbwira ibizima se ngo mbwira ibizima ukumva ishatse ngo mbwira ibizima se cyane mani ngo mbwira ibizima se ngo rero ngo ndashaka kuzagusura ngo tugakora ibintu bizima bari tazari umwana w'umukobwa nawe ahita agira amatsiko ati abakobwa buriya ngo mwijanisha ngo nibo abantu benshi barebye bari tazari kurusha abahungu si wumva no babifata ariko nyine nuko byifashe ngaho shimira abantu shimira abantu ni ariko nanabibutsa amani ukuri ko Imana burya ari igihe abantu bita mu byago nk'abo bana bitaye mu byago nabo abana birukanwe mu ishuri buriya abana bari mu wa gatatu segonderi ikintu utababuza ni ikintu cyiswa gatsi kandi batazari bura nawe ni nka gatsi mu ishuri ese bibera mwarimu ari kwigisha hari umujeninzi wari ufite imashini yabaga ufitemo nka 80 zuzuye ariko hari abantu bigira addiction nyine bikabafata koko ariko ni ubuzima tubamo dushimira ariko abantu turabiri yaratujyanye tubibutsa akantu kamwe sabone subscribe like share na comment cyane musharinga abantu babibona hari umunsi nzakora abiri nshimira abantu basharinga ariko byo dukwiye nabira gozo aho ndi umurami umukristo ndi umukristo urara abantu bikundira gospel